munini waje bareka bi wagiye gukura n'ikindi gihe nusonje washinga ntabwo nkunda ujya kwa muzo bamutura nakweka nkwereke nukaka ndiko ahe kosha kumva hagara hano soni niba kubyukugiye kujyinjira mu rugo namba nyina nkubwira wewe niba ushaka ko ngufotora ubwo ndagufata ukareye amavunja nkayatubunyura wijari uje ubwo ndagufotora TikTok kuko nabano nyamfotora ntabwo rimwe mumfubura amazu munyiba waya kare asa mafoto yose na foto ye iminsi kigura 12 bari mbere ngewe uyu muntu amaze gukira ingegera zose zizizwa wabaranga hano wafotora nasa wajye mujya gufotora kuzakiriza cyane ngewe nkubwiye ngo umushaka we umva mugabo wari kumutiza ukuri nakubita oje igipangu cyane bukinyirukanyemo nkivuyemo ahandi ndi kuri kaburimbo uri kunyumva neza kandi ikindi ntukomeze kumvugira wa mugabo ugiye kunsuzugura iwanjye nta muntu ujya winjira hano uretse wowe wahasuzuguye gutyo ukinjira uko iboneye mubwe ngo ngewe nahamushaka amafoto ngiye kuyempurima nyazana nyamuhe n'amafoto ya TikTok mufoto ya Instagram mufoto na Twitter ariyo yanyuma wa mugabo waba umukameramani waba umufotozi waba ibiki ibyo ntibindeba ariko ndakwiyamye n'undi munsi akazi nkuru kazi akugwa kose ako kande nakubaza akazi nkuru kazi karamaze ebe cyicari mandikubi karamaze wamba uraki karamaze karamaze hano waza gusaba ho umva ntubone kana guca kugira ngo mwe mundiri ibiryo by'abana utahagarara ntwarasha mwe mundiri ibiryo by'abana ubu ngiye gufotora minisitiri fotora ibona wahe wabwa imbwa washi imbwa akura shaka imbwa wabugabo imbwa ndagukubita baba we ukanga ntumuzi wangegera